umukobwa ashobora kugukunda ariko nakubwira amarangamutima yiwe. Gusa abakobwa benshi bakunze kwerekana uko bimva cyangwa se akakwereka ibimenyetso. Uyu munsi niba uri umusore ngiye kubabwira ibimenyetso signo simusiga zizakwereka yuko umukobwa yagukunze cyangwa se aragushaka cyane mu buzima bwiwe. Nyine muri makeya uri crush we cyangwa se yaragukrashingiye, aragushaka cyane, arakwifuza nubwo udatera intambwe cyangwa se nubwo utitinyuka ngo umubwire yuko umukunda, ariko uyu mukobwa aragukunda ndetse kandi akwiyumvamo cyane. Ese wigeze ubona umukobwa uhoberana n'umusore akaba atifuza kumurekura cyangwa se akaba atifuza uko batandukana kandi badakundana? Ese wigeze ubona umwana w'umukobwa wemera gusomana n'umusore kandi badakundana cyangwa se nta kintu kirenze kiri hagati yabo? Kandi ku musozo wa video ndibuze kukubwira, ese noneho igihe umukobwa cyangwa se umugore wamubonyeho bino bimenyetso, ni ikihe kintu ushobora kumukora cyangwa se ushobora kumusaba noneho ugahita ukomfaminga cyangwa se ukemeza kuko agukunda ndetse kandi akwiyumvamo cyane? Icyo ngusaba rero nta kindi rwose ni ukuza kureba ino video kuva itangiye kugera igeze ku musozo. Nuza kumva yagufashije nta kindi ngusaba, nuze kugenda udakanzireka. Icya kabiri uze gutukura subscribe niba utarayikora kugira ngo dukomeza kubana umunsi ku munsi. Ikimenyetso cya mbere gikomeye cyane kizakwereka yuko umugore cyangwa se umukobwa ari kurwana no guhisha amarangamutima yiwe, yagukunze, akwiyumvamo, ni crush wawe ariko yatinye kubikubwira cyangwa se yifuza ko watera intambwe ukamutereta ukamubwira yuko umukunda. Kano kantu ukumviriza cyane, ahora akureba cyane, uzabyitegereze neza. Iyo umukobwa nyine agutinya, agukunda, akenshi aguzaho ijisho ariko nyine akakureba nyine muri makeya, wakitegereza neza ukabona asa nk'ufite isoni, adashaka kureba neza mu maso. Nyamuneka nubona umukobwa akunda kukureba cyane rwose, kiriya ni ikimenyetso gikomeye cyakwereka yuko akwiyumvamo cyangwa se ashobora kuba agukunda. Iyo umurebye akenshi ahita atangira guseka cyangwa se agatangira kwirinda. Umukobwa ukwiyumvamo cyangwa se ugufitiye amarangamutima nyine makeya, wa mukobwa ukubaha, uguhereza agaciro, ntabwo akureba uko yishakiye. Akenshi iyo umurebye mu maso ahita atangira guseka cyangwa se ukabona yuko yishimye. Icya kabiri atangira kwirinda. Nabizi neza rero wenda ngaho utangiye kubose iva akantu twita kwirinda gashatse kuvuga iki cyangwa se gashatse gusigura iki? Iyo umukobwa yirinda ni igihe mushobora kurebana mu maso nyine mugakubitana amaso, agahita agerageza kwimanganya cyangwa se guhisha amaso, ariko wakitegereza neza ukabona asa nk'uri kukwitegereza cyangwa se ariho aguhozaho ijisho. Icyo nicyo twita kwirinda. Icya kabiri gikomeye cyane kizakwereka yuko umukobwa agushaka cyane ndetse kandi akwifuza mu buzima bwiwe, yaguhereza buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo umukundane cyangwa se kugira ngo umuruhurire umutima. Aka kantu kumva neza cyane, ashaka impamvu zose zatuma muvugana kenshi cyangwa se zatuma mugirana communication. Ashobora kwandikira SMS, ashobora guhamagara kukugisha inama, ashobora kuguza amafaranga, ibintu byose bishoboka yabikore ko nyine kugira ngo mugirane communication. Nyine niba uri umusore ukabona umukobwa muri inshuti bisanzwe, ukabona agira uruhare runini kugira ngo mugirane communication cyangwa se kugira ngo muganire, kugira ngo muvugane, kandi ukabona atarambirwa, umwaka wa mbere uwa kabiri washira, yewe n'imyaka yose yashira, ariko mugakomeza mukaba inshuti bisanzwe, mukaganira, akugisha inama nyine makeya, abashaka ibitekerezo byawe, uzamenye neza ko uyu mukobwa aragukunda, yaragukurashingiye ariko nyine yatinye kubikubwira. Nubona umukobwa cyangwa se ukabona umugore atagikeneye communication yawe nawe, uzamenye neza yuko urukundo yaragufitiye rwarangiye. Niba mwakundanaga, niba mwari muri kumwe mu rukundo, ukabona bwa gikeneye kuvugana nawe, ukabona bwa gikeneye kugutakazaho igihe, uzamenye neza ko uyu mukobwa ntabwo akigukunda cyangwa se yabonye umusimbura ugusimbura. Icya gatatu gikomeye cyane, buri mukobwa wese wakunze bya nyabyo akorera umusore yakurashinye cyangwa se umusore akunda, umusore nyine ashaka yuko yakorosora uwabyukaga. Aka kantu ukumva neza cyane, ahora asubiza message zawe vuba cyane kubera yuko uri priority kuri we, agufata nk'umwihariko, agufata nk'umusore utandukanye n'abandi bose, ashaka cyane ubuzima bwiwe. Kandi nubona umwana w'umukobwa ukabona umukobwa mwakundanaga ntabwo agisubiza message zawe byihuse, uzamenye neza ko rwose ashobora kuba yagutakarije urukundo cyangwa se atakikwimvamo nyine makeya, atakikwizi. Ikimenyetso kandi gikomeye cyane kizakwereka yuko umukobwa yagukunze, aragushaka cyane mu buzima bwiwe, yaguhereza buri kimwe cyose gishoboka,
adasize na body yiwe. Aka kantu kumva neza cyane, iyo muri kumwe araseka kenshi cyangwa se akunda guseka cyane, yewe n'ibintu bidasekeje n'ibintu bidashimishije na bya bintu bita ubugoryi cyangwa se ubucucu we buramushimisha, biramunyura kubera yuko iyo umuntu mukunda, iyo umuntu mushaka, ndakubwiza ukuri nanenge nimwe umubonaho, nubwo yaba akora ibintu bitabaho nyine wowe ubona birenze cyangwa se ubona bidasanzwe mu buzima bwawe. Hano kuri no ngingo rero kandi niba uri umusore uraburirwa nubona umwana w'umukobwa mwakundanaga atakikwishimira, mwaba muri kumukabona nashaka guseka, mwaba muri kuvugana ukumva yarahindutse, uzamenye neza ko uyu mukobwa ntabwo akigukunda cyangwa se mu makeya, ntabwo akikwimvamo, ntabwo akigushaka, ntabwo ukiri umwihariko mu buzima bwe cyangwa se ntabwo nyine ukiri wa musore afata nk'udasanzwe mu buzima bwiwe. Ikindi cya kabiri, uyu mukobwa akenshi rwose ntabwo aba akifuza kukubyarira cyangwa se kuba wamubera umugabo ngo nyine abe yagwikira abana cyangwa se yitwe umugore wawe. Ikimenyetso cya gatanu gikomeye cyane kizakwereka yuko umukobwa agushaka cyane nyine muri makeya, yaragukurashingiye akwiyumvamo, bibaye byiza wamworohereza cyangwa se wamuruhurira umutima. Iki ngiki ucyumve neza cyane, agerageza kukwiyegereza kenshi, agerageza kuba hafi yawe, abashaka kuba iruhande rwawe iyo muri kumwe, iyo mugiranye ibiganiro aba yumva mutatandukana cyangwa se aba yumva bitarangira. Akandi kantu ugomba kumenya niba uri umusore, buriya umukobwa nyine iyo atakigukunda ntabwo aba akifuza kubana nawe cyangwa se ntabwo aba akifuza kuba iruhande rwawe, yewe kandi atangira gushyiraho imipaka cyangwa se amategeko akomeye ku buzima bwiwe. Urugero rwa hafi ahangaha, iyo umwana w'umukobwa mwakundanaga atangiye kuva mu rukundo, icya mbere atangira kukuburira umwanya, nyine ugasanga atangiye kuzajya aba busy cyane, utangira kumubura kuri telefone cyangwa se wamwandikira nyine ugasanga atinze kugusubiza. Icya gatatu, ntabwo aba akikubaha, usanga nta kintu asigaye atinya kukubwira cyangwa se yatinya kukubwira. Igihe cyose umurakaje ahita akubwiza ukuri. Ubundi umuntu utagukunda cyangwa se umukobwa utagukunda bya nyabyo akubwiza ukuri, uzabyitegereze neza. Abasore benshi buriya atagukunda ntabwo yakubwiza ukuri, ariko abakobwa bo ntabwo ariko bameze. Nyamuneka niba uri umusore nubona umukobwa mukundana akubwiza ukuri kwinshi nyine ukumva ashobora no gukomeretsa cyangwa se ashobora no kukubwira akantu nyine mu make ukumva ntabwo ukishimiye, nyamuneka ni ikimenyetso gikomeye cyane kikwereka yuko ntabwo agukunda nyine mu makeya, ntabwo uri priority, ntabwo agushaka, ari kugerageza kugira ngo nyine uve mu buzima bwiwe, ari ukanga kumva cyangwa se nubashe gusoma ibimenyetso ariho akwereka. Kandi umugabo wa nyawe ntabwo yinginga urukundo kubera yuko arabizi neza ko urukundo rutagurwa, arabizi neza yuko urukundo rwanyarwo utarutakaza bya mirenge kugira ngo uruguma. Turi gikomeye cyane kizakwereka yuko umukobwa agushaka cyane mu buzima bwiwe, arakwitaho mu buryo bwihariye, akubaza uko umeze, niba wariye cyangwa se naho ugiye kujya hose, n'imishinga ufite mu myaka iri imbere ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Umusore rero nubona umukobwa ashaka kumenya gahunda zawe zose, ese ugiye kujya he, ese ugiye gukora iki, ese ubayeho gute, ugasanga ashaka kumenya nyine ibintu byawe, uzamenye neza ko uyu mukobwa yagukunze cyangwa se akwiyumvamo, ashaka yuko mumenyana byimbitse cyangwa se ashaka kumenya bihagije. Ikintu cya kane gikomeye cyane kizakwereka yuko umukobwa yagukunze agushaka cyane mu buzima bwiwe, iki ngiki umukobwa wese agikora cyangwa se akereka umusore yumvamo cyangwa se umusore ashaka, yahereza buri kimwe wa wundi yifuza yuko yaba uwe nawe akaba uwe. Aka kantu kumva neza cyane, aragushimagiza kenshi, yewe rwose ni waba ukoze ibintu bidashinga cyangwa se ibintu bidasobanutse, we aragushima ndetse kandi yanakugaya akagerageza nyine mu makeya kubicisha mu nzira nziza. Nyine ahangaha nubwo waba uri umusore utari bogari, ariko gushima style yawe cyangwa se ashima uburyo uteye ndetse kandi uburyo umeze, ashima imyitwarire yawe ndetse n'imico yawe kenshi. Ikintu cya munani gikomeye cyane kizakwereka yuko umukobwa agukunda, akwiyumvamo, agushaka cyane mu buzima bwiwe, ashaka kumenya byinshi kuri wowe. Aka kantu kumva neza cyane, abashaka kumenya ubuzima bwawe, famiye yawe, ese ubayeho gute, nyine urya gute, ubona amafaranga gute, ibyo byose nyine usanga afite amatsiko yo kubimenya, nubwo atabikubwira cyangwa se kabari nyine nubwo atabikwereka, ariko mu mutima wiwe ababitekereza, ababishaka cyane. Ikintu cya cyane gikomeye cyane kizakwereka yuko umukobwa agukunda, agushaka cyane mu buzima bwiwe, yagwereza buri kimwe cyose adasize n'icyubahiro cy'abakobwa. Akangaka ukumve neza cyane, aragufasha niyo waba utabimusabye, upfa kumwereka yuko cyangwa se kumumenyesha yuko ufite ikibazo runaka, aba yumva nyine utwiyo twose yatukumarira ariko kugira ngo
wishime cyangwa se kugira ngo umere neza, kugira ngo unezerwe. Aka kantu kumve neza cyane, umukobwa ukunda bya nyabyo yagufasha muri buri kimwe cyose gishoboka, yagutakazo ibya mirengi. Uzitegereze neza buriya abakobwa benshi yibagirwa n'agaciro kiwi iyo yakunze bya nyabyo, nandi uzasanga ashobora kwemera yageze atekereza yuko yazakora mu buzima bwiwe. Iki ni ikintu gikomeye cyane kizakwereka yuko umukobwa agukunda ndetse kandi akwiyumvamo, akwereka ibyishimo byiwe n'amarangamutima ndetse kandi akakubwira gahunda ziwe zose, akakugisha inama kenshi. Nyamuneka nubona umukobwa akugisha inama ugasanga aba yifuza ibitekerezo byawe cyangwa se abashaka inama zawe, nyamuneka uyu mukobwa aragukunda, akwiyumvamo, aragushaka cyane, ariko yatinye. Ku musozo wa video ngiye kubwira, ese noneho igihe umukobwa cyangwa se umugore wamubonyeho ibintu bimenyetso, ni cyo kintu wamusaba cyangwa se ni cyo kintu wamubwira kugira ngo umenye neza cyangwa se noneho ukonfaminge neza niba awukunda cyangwa se niba akwiyumvamo. Reka mbanze nkubaze akabazo gato cyane, ese wowe niba uri umusore nyine mu makeya, umukobwa mukundana cyangwa se umukobwa muri inshuti, ni ikihe kimenyetso wigeze wamubonaho ugahita uvuga ngo wow, ndabizi neza yuko uyu mukobwa ankunda cyane? Uze kucyandika ucase muri komenti, ndabizi neza hari abantu benshi kiri buze gufasha cyangwa se hari abasore benshi bari buze kunguka inama bitewe n'igitekerezo utanze cyangwa se nyine na komenti wanditse hasi. Ikintu cya mbere gikomeye cyane wasaba umukobwa cyangwa se wakora umukobwa kugira ngo nyine ukonfaminge niba agukunda cyangwa se niba nyine akwiyumvamo, ashaka yuko mwakundana cyangwa se mwateretana mukajyana mu rukundo. Aka kantu kumve neza cyane, uzagerageze kumuhobera nyine n'umurekure. Aka kantu kumve kandi uzabikore muri mu bandi bantu benshi. Kano kantu uzagakore rwose, niba ufite umukobwa wakweretse bino bimenyetso byose, uzagerageze kumuhobera muri mu bantu benshi, nyine n'umurekure, umugumane, ubundi nabyemera uzamenye neza uko n'indi sigana ushobora kwereka yuko umukobwa ukunda cyangwa se agushaka cyane mu buzima. Ubundi rero niba uri umusore umukobwa yatagukunda atagushaka, kugira ngo muhoberane mu ruhame, ni ibintu bikunze kubaho gake cyangwa se akenshi nyine nubwo yapfa kubyemera cyangwa se ntabwo ajya byifuza. Yewe niyo umuhobeye ubona atabishaka cyangwa se ukabona yuko nta feeling nta santima agufitiye. Rero kabiri gakomeye cyane wakora umukobwa wabonye biriya bimenyetso byose nakubwiye, kugira ngo ukonfaminge cyangwa se wemeze neza niba agukunda cyangwa se niba nyine ashaka ko mwakundana mwateretana mukajyana mu rukundo. Akangaka ukumve neza cyane, uzagerageze kumusaba kuba wamutemereza cyangwa se kuba wamusohokana. Umugore uti ndashaka yuko wenda mu minsi mikuru cyangwa se wenda nk'igihe runaka nazagutemereza tukajyana ahandi hantu kure hatari muri societe cyangwa se muri quartier y'iwanyu. Ndakubwiza ukuri, uyu mukobwa nabyemera ukamusohokana mugatemberana, ukajyana ukamugura icyo kurya, ukagura icyo kunywa, akabyemera mugasangira, mukongera mugataha, uzamenye neza uko uyu mukobwa aragukunda, akwiyumvamo kurenza uko ubitekereza. Ikintu cya gatatu gikomeye cyane wakora umukobwa ugahita ukonfaminga niba agukunda kandi rwose utarigeze umubwira yuko umukunda. Nyine kino cyongeye kubwira cyo uzakitunira kubera yuko ashobora kutabyemera cyangwa se ashobora kudahita akwizera ako kanya. Gusa uzakigerageze, nubona abyemeye uzamenye neza uko uyu mukobwa byo rwose aragukunda, nta kindi ubura usibye kubingwa kubera yuko yakwihanana kimwe asizi. Uzagerageze kumusoma ariko muri ahantu muri mwenyine. Dore uburyo uzakoresha cyangwa se tekinike uzakoresha, uzamucunge muri ahantu hatuje nta wundi umuntu uhari, ariko biba byiza nyine byaba atari ku manywa. Ubundi nurangiza ugerageze kumuhobera, nurangiza ujyane umunwa wawe ushaka nk'ujya kumusoma ariko udafite gahunda yo kumusoma. Nubona atigiyo cyangwa se ukabona arabikunze, uzamenye neza uko uyu mukobwa aragukunda kurenza uko ubitekereza. Gusa no point icyitonderwa, ikintu ugomba kwitondera cyane, nubona ubigerageje ukabona arabyemeye, ntuzakore ikosa ryo guhita ufatiraho. Uzahita umubwira ati my sweetheart, nagira ngo ndebe niba byibuza uri proud yanjye. Ibyo gusa uyiturekera, nurangiza umubwira uti nubyifuza kandi tuzabikora nta kibazo, igihe cyabyo nikigera uzahite umubwira no jambo, ariko ntuzakore ikosa ryo kugira irari cyane ngo nyine uyite ufatira, kubera yuko ashobora kubifata nabi cyangwa se guhita nyine urukundo agukundaga arustopinga kubera yuko yatatangira gutekereza yuko uri nk'abandi basore. Agatekinike kanyuma rwo komeye cyane wakora umukobwa kugira ngo ukonfaminge niba agukunda cyangwa se niba makeya, niba akwiyumvamo kandi utarigeze umutereta cyangwa se umubwira yuko umukunda, uzagerageze kumwaka ubufasha bukomeye. Hano harimo kumwaka amafaranga, icyo nicyo cya mbere. Harimo kuba nyine wifuza yuko yagusura mu rugo iwanyu, ariko cyane cyane kumwaka amafaranga kandi atari makeya, ariko ahangaha ukaba ubizi neza ko ayafite cyangwa se afite ubwo bushobozi. Uzabikore, nubona uyamwatsa akayaguhereza, uzamenye neza ko uyu mukobwa yifuza ko mwajya mu rukundo, aragukunda, akwiyumvamo nyine mu makeya, agufitiye amarangamutima yo kuba
yakuna nawe cyangwa se yakwemera urukundo mu buryo bworoshye. Dore uburyo bwiza uzabikoramo, uzagerageza umubwira uti ese waneje amafaranga ko ngize ikibazo gitunguranye ko nzagusubiza muri kiriya cyumweru kizaza cyangwa se muri kuriya kwezi kuzaza. Nubona ayaguhereje amafaranga atari make, uzi neza yuko ashobora kubona. Nubona ayaguhereje, uzamenye neza ko uyu mukobwa aragukunda akwiyumvamo. Ndabizi neza nta mukobwa ubaho utagira amafaranga nubwo yaba makeya, ariko ku kantu uzakagerageze urebe niba nyine umukobwa wamubonyeho bino bimenyetso byose twamaze kuvuga cyangwa se ngiye kongera kugusubiriramo. Nakubwiye ngo ikimenyetso cya mbere kiza kwereka yuko umukobwa agushaka cyane nyine mu makeya, yaguhereza buri kimwe cyose adasize na bode yo, kubera yuko umukobwa wagukunze nabwo aba yifuza kugira ikintu asigarana mu buzima bwiwe. Akantu ka mbere nakubwiye, ahora akureba cyane mu maso. Iyo murebanye akenshi ahita aseka cyangwa se akagerageza kwirinda. Icya kabiri nakubwiye, ashaka impamvu zose zo kuvugana nawe kenshi, niyo byaba ibintu bito ariko aragerageza kugira ngo mugirane communication. Icya gatatu nakubwiye, ahora asubiza message zawe vuba byihuse kubera yuko ufatwa nka priority kuri we cyangwa se nk'umwihariko kuri we. Naho icya kane, araseka cyane iyo muri kumwe, niyo byaba ibintu bito nyine bimugira fane cyangwa se nubwo waba uri kumubwira ubugoryi ibintu bidafashije, we abifata nk'ibintu birenze ubuzima bwiwe. Ikintu cya gatanu cyo kumenya kiza kwereka yuko umugore cyangwa se umukobwa agushaka, agerageza kukuyegereza kenshi, ashaka kuba hafi yawe cyangwa se ko mwakigumanira umunsi ku munsi, isaha ku isaha, isegonda ku isegonda. Ikintu cya gatandatu twabonye kiza kwereka yuko umukobwa cyangwa se umugore agushaka, arakwitaho mu buryo bwihariye, akubaza uko umeze, niba wariye ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ikintu cya karindwi kiza kwereka yuko umugore cyangwa se umukobwa agukunda, agushaka cyane mu buzima bwiwe, aragushimagiza kenshi. Imico yawe, uko uteye, uko witwara ndetse n'uburyo umufata mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikintu cya munani cyo kumenya kiza kwereka yuko umukobwa cyangwa se umugore agushaka cyane mu buzima bwiwe, ashaka kumenya byinshi kuri wowe, interest zawe, ubuzima bwawe ndetse n'ibindi byose bikwerekeyeho. Naho ikintu cya cyenda twabonye, aragufasha niyo utabimusabye. Nyine mu make ubufasha bwose wakifuza abuguhereza atazuyaje cyangwa se atabanje gutekereza kabiri. Ikintu cya nyuma twabonye gikomeye cyane, arakwereka nyine ibyishimo byo cyangwa se akwereka akanyamuneza kiwe, intego ziwe ndetse kandi akakugisha inama umwetse ku munsi. Niba ino video wayikunze, nta kindi usabwa nawe nk'umuntu mukuru, ubwo icyo nashatse kuvuga wacyumvishe rwose. Tujye dukomeza kubana umwetse ku munsi cyangwa se uko bwije nuko bukeye. Ngiye bategura zino video nk'ibisanzwe. Amazina yanjye nitwa Ivastadi Xavier. Ese wowe witwa nde, uherereye hehe? Aka kanya uri kutwumva uri mu kihe gihugu cyangwa se uri mu yihe ntara, uri mu kahe karere? Sega igitekerezo cyawe noneho muri buze kuba mwahuza, mwite mwibera inshuti.